hagaragajwe imihanda izunganira izakoreshwa muri shampiyona y'isi y'amagare. Mu gihe u Rwanda ruri hafi kwandika amateka y'igihugu cya mbere muri Afurika kigiye kwakira shampiyona y'isi y'amagare. Ishami rishinzwe umutekano wo mu mihanda muri polisi y'u Rwanda ryagaragaje ko hateguwe imihanda izunganira izakoreshwa. Wowe icyo nta kindi ni ukora subscribe kuri YouTube channel Favor Entertainment kugira tujye tubana amakuru yandi kandi kugira ngo ngomeze ubashe kumenya byinshi. Shampiyona y'isi y'amagare ya 2025 izaba kuva ku cyumweru tariki ya 21 kugeza ku cyumweru tariki ya 28 Nzeri 2025. Umunsi wa mbere ubwo shampiyona y'isi y'amagare izaba itangiye, amagare azaguruka kuri BK Arena yerekeze kuri MIC, bakomereze kuri Simba ya Kimirongo, bakatire kwa Rwahama, bakomereze kwa Lando, bagaruke kuri Prince House. Aho ni bahagera bazagaruka Sonatibe, bazamukire Kicukiro Centre, bakomereze Nyanza, baharenge bagere Igahanga. Mbere yuko bagera ku kiraro cyerekeze Bugesera, bazakatira kuri station ya essence Oriox, bongere bagaruke mu muhanda uberekeza mu Kanogo, bazamukire kwa Minyone. Umuhanda wubakisha amabuye bazawunyuramo bakatire ku Kabindi mbere yo gusoreza kuri Kigali Convention Center. Abantu bavugesera hari umuhanda bari gutegurirwa mu ngendo, aho bazajya bawukoresha ukabahengutse ku irebero kuri Canal Olympia. Uyu muhanda uzakoreshwa iminsi 4 yikurikiranye guhera ku cyumweru tariki 21 Nzeri kugeza ku wa gatatu tariki 24 Nzeri 2025. Uzaberamo icyiciro cy'abasiganwa n'ibihe ku bakinyi ku giti cyabo ndetse n'abasiganwa n'ibihe ku makipe. Gukoresha gare ya Kicukiro muri icyo gihe bizaba bigoye, nubwo ari gutegurwa umuhanda wo ku Karambo uzajya uyihingukaho. Abashaka kujya mu mujyi hagati ndetse na Gikondo bagirirwa inama yo gukoresha umuhanda w'umunsi w'ikiraro. Ku munsi wa gatanu, wa gatatu n'uwa karindwi izava tariki 25 kugeza tariki 27 Nzeri 2025. Amagare azaguruka kuri Kigali Convention Center, anyure ku Gishushu, afate mu kabuga ka Nyarutarama, amanukire kuri Kigali Golf, agane kwa Nyagahene, azamukire Minagiri, akatire kuri ambasade y'u Buholandi, aze munsi ya KBC, anyure Kimicanga, azamuke mu muhanda w'amabuye wo kwa Minyone, asubire kuri Kigali Convention Center. Iyo kandi n'uzakoreshwa ku munsi uzaba ari wo wa nyuma kuri tariki 28 Nzeri 2025. Gusa niba mara kuzenguruka inshuro 9 bazagera Kimicanga bakomereze Supedra, bamanukire Nyabugogo, bakomereze kuri Ruriba, bazamukire Noruveje. Amagare nagera Noruveje azamanukira Inyamirambo kuri Tapi Rouge, yerekeze Inyakabanda, azamukire kwa Mutwe. Nyuma yaho azakatira kuri Onatrocom, amanukira ahahoze gereza ya 1930, anyure mu ihuriro ry'imihanda mu mujyi, yerekeze kuri Kigali Convention Center, anyuze kwa Minyone. Nanone umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu mihanda CP Emmanuel Kayigi yavuze ko icyo abaturage basabwa ni ukubahiriza amabwiriza bahabwa, ari imihanda yateguwe yunganira imihanda minini bitewe naho abantu berekeza. Shampiyona y'isi y'amagare izabera mu Rwanda izaba igizwe n'inzira y'ibirometero 237.5. Murakoze butsa gukora subscribe kuri YouTube channel Favor Entertainment kugira tuzajye tubana mu yandi makuru yose. Ugira umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bitewe n'igihe wumva iki kiganiro.